Patches TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Mu by'ukuri nanjye ntabwo nari nzi ko icyo kintu gishoboka. Nabibona ko ntabibonaga bati ninte bansibira ku kibaho. Nagiye kubona mbona kakana karahagurutse mu kagari kako. Kasimbutse intebe. Azana kagare akaza gashyira ku ntebe. Ngiye kubona gasimbutse intebe karasimbuka kajya mu kagare kajya ku kibaho karasiba. Icyo kintu cyaranshimije ngati burya nta muntu ugomba kubuzwa uburenganzira bwe. Natwe twagiye twabona ko abana bafite ubumuga bashobora kwiga neza nk'abandi, bashobora gutsinda neza nk'abandi. Muri feedback tubona ntago dusanga abana bafite ubumuga bari inyuma, nabo usanga bari imbere barimo barahatana n'abandi bana badafite ubumuga. Nk'umwana ufite ubumuga mu ishuri, ibintu dukora kugira ngo tumukundishe abandi, nawe tumuha inshingano mu ishuri, tukamuha inshingano bikamufasha kumva ko nawe ashoboye, bikamufasha kumva ko nawe atagombye kugira ipfunwe mu bandi. Mwaduha nk'urugero rw'umuntu ufite ubumuga wenda tukunda kuvuga mu mvugo y'abajene ngo wabigezeho. Murakoze kuba bafite ubumuga ntago bivuze ko badashoboye, ahubwo nabo barashoboye kuko ingero zifatika zirahari. Hari bamwe na bamwe tujya tubona bafite ubumuga ugasanga arakora muri serivisi runaka, ayikoramo kubera yuko yabashije kwiga, nyamara utamuhaye amahirwe ngo aze mu ishuri yige ntabwo iyo serivisi yabasha kuyikora. Bakunzi ba Patches TV, tubahaye ikaze mu kiganiro musanzwe mumenyereye, ikiganiro cy'uburezi. Ni ikiganiro kizajya kinyuraho buri wa gatandatu ku isaha y'isa 5. Kuri uyu munsi rero aya masaha tukaba twanyarukiye ku kigo gifite umwihariko udasanzwe, uburezi budaheza, aho bita ku bana bafite ubumuga babaha uburere ndetse n'ubumenyi bugiye butandukanye. Akaba biri no mu mujyo wa politike y'igihugu, aho politike y'igihugu ishishikariza ibigo byose kwakira abana bafite ubumuga mu rwego rwo kugira ngo nabo bakire ubumenyi nabo, kandi koko barashoboye nk'uko twagiye tubibona hirya no hino. Abo twagiye tuganira nabo unako bashoboye haba mu ishuri ndetse no mu bindi bikorwa. Ni muri urwo rwego rero ababikira baba penitente bazanye ishuri ahangaha ryitwa Saint Emilia mu rwego rw'uburezi budaheza. Ni ikigo rero twasuye kuri uyu munsi, aho bafite ibikorwa bigiye bitandukanye, porogaramu zigiye zitandukanye. Turagitembera, turagenda tuganirize abarimu bakoramo, ubuyobozi bw'ikigo batubwire byimbitse ibikorwa byabo mu burezi. Rero twagenda tukabegera aho bari, tukagenda tubaganiriza. Twari tumaze kubibabwira abakunzi ba Patches TV, tukaba twanyarukiye mu kigo cya Saint Emilia School. Ni ikigo gifite umwihariko wo kwakira abana bafite ubumuga. Rero ntabwo ndi nyiri ikigo, ngewe ndi umunyamakuru Mukeshimana Billy Chris, ariko tukaba turi kumwe n'abandi bakora muri kino kigo, duhereye ku muyobozi. Batangira rero batwibwira kugira ngo tuze kuganira byimbitse mwabashije kumenya abaribo. Nitwa Sera Rufosine niyo nkuru, nkaba ndi umubikira w'umupenitente, nkaba ndi umuyobozi wa Saint Emilia School, nkaba ndi kumwe n'abarezi dukorana umunsi ku munsi. Nitwa Jeneza Justin, umwarimu wigisha imibare na siyanse muri Saint Emilia School. Nitwa Iranzi Keria, nkaba nigisha ishuri ry'incuke umwaka wa 3. Nitwa Nyirayimana Beatrice, nkaba nigisha ikinyarwanda mu wa 1, mu wa 2 no mu wa 3. Nitwa Aline Bayangane Mungu wa Konkwa, ndi umwarimukazi mu ishuri ry'incuke hano ku ishuri ryitiriwe Mutagatifu Emilia. Yego bakunzi ba Patches TV, mwumvishe abatumirwa turi kumwe, amazina yabo n'ibyo bagenda bakora, ariko noneho twahera ku muyobozi w'ishuri. Wundi igitekerezo cya Saint Emilia cyavuye Congregation y'ababikira penitente ba Mutagatifu Francisco wa Assisi batekereje gushinga iri shuri kugira ngo tubashe kwita no gufasha ku bana bafite ubumuga by'umwihariko. Nk'uko mubizi ishuri ryacu ni ishuri ridaheza,
ni ishuri ryakira abana bafite ubumuga ndetse n'abadafite ubumuga. Tujya guhitamo Emilia ni umutagatifu duhimbaza mu kwezi kwa 9, ariko icyo twamuhitiyemo twagendeye uko afite umutima wo gufasha abana by'umwihariko bafite ubumuga. Emilia nawe ni umwana mutoya, ubu ari mu myaka nka 11, ariko ababyeyi be bamuzigamiye ubufasha kuko akiri umwana muto. Batekereje icyo ubwo bufasha bwazakora, bamuhitiramo rero ko bwajya gufasha abana babana n'ubumuga. Ni ukuvuga ko Emilia uruhare rwe rwose arufashisha abo bana by'umwihariko bafite ubumuga. Niyo mpamvu rero natwe twaramwiragize nk'ishuri ryacu kugira ngo tumurebereho, tumwigireho mu kwakira abana by'umwihariko abafite ubumuga, kugira ngo nabo babone ko bashoboye kandi bumve ko bafite icyizere y'uko nabo kwiga bibareba. Ni muri urwo rwego rero nk'ubuyobozi bw'ishuri twakira abana bafite ubumuga kugira ngo tubafashe kwiyakira muri sosiyete, nabo babone yuko bashoboye kandi ko kwiga nabo ari ibyabo, kuko nabo bafite uburenganzira bwo kwiga. Murakoze. Bafite uburenganzira bwo kwiga, ariko noneho ni ibihe byiciro by'abana bafite ubumuga hano mwakira? Ese ni ubukomatanye, ni ubudakomatanye? Hari abagira ubwo kumva no kutavuga? Aha ngaha umwihariko waryo wa rino shuri ni uwuhe? Muri iki kigo cyacu cya Sainte Emilia twakira abana b'ingeri zose. Hari abafite ubumuga bw'amaguru, physical impairment, hari abafite ubumuga bugiye butandukanye. Hano ntabwo tugenda dutandukanya abana tuvuge ngo dufata abana bafite ubumuga, ahubwo buri mwana wese uko twizera ko ashobora kwiga, ubumuga ubwo ari bwo bwose umwana aba afite yakiga kandi agatsinda neza. Niyo mpamvu tujya dufatanga abana bafite ubumuga, nimba ari ubw'amaguru gusa nibo dufata. Ni abana b'ingeri zose, ubumuga bw'ingeri zose turabufata, kuko twizera ko buri mwana wese ashobora kwiga neza agatsinda tutagendeye ku bumuga afite. Murakoze. Kumwe n'umunyamahanga ukomoka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, byanga bikunda nawe hari icyo yatubwira. Pourquoi avez-vous choisi de venir ici au Sainte Emilia, précisément au Rwanda? Ici au Rwanda, parce que premièrement, ma vocation et mon domaine, c'était la pédagogie. Premièrement, j'avais fait la pédagogie primaire. Je me suis aussi spécialisée en pédagogie maternelle. Ubundi nge nize uburezi. Mbere na mbere nize uburezi bw'amashuri abanza, noneho nza kuminuza mu burezi bw'amashuri y'incuke. Nkaba narabonye amahirwe yo kuza kwigisha hano ku kigo cyitiriwe Mutagatifu Emilia. Ndishimye kuba ndi kumwe n'abana. Twakira abana uko baba bameze kose, kuko twakira abana bafite ubumuga. Nta kibazo, twakira umwana uko yaba ameze kose tukanamwigisha. Gusa tubanza kumenya uko umwana amerewe, icyiciro cye, kugira ngo natwe tubashe kumufasha. Rero twakira umwana uko yaba ameze kose kugira ngo nawe abashe kugira icyo akora. Njye uko numva uburezi bw'abafite ubumuga n'abatabufite, numva ko bumeze kimwe, kubera ko sinabona umwana ufite ubumuga ngo mvuge ko ntashobora kumwigisha. Njye mfata umwana wese uko yaba ameze kose kimwe, mbigisha nk'uko nigisha abandi bameze neza, kugira ngo yiyumve ko nawe ameze nk'undi, kugira ngo atavuga ngo uyu mugore yarambona gutya bitewe n'uko ngaragara. Njye rero mfata abana bose ku rwego rumwe, nkarema umwuka mwiza mu ishuri rya. Nous les enseignons et aussi faut quelque chose. Donc moi je comprends l'éducation des enfants handicapés, les enfants non handicapés. Moi je les comprends aux mêmes façons. Parce que je ne vois pas l'enfant qui est handicapé. Je vois les enfants que j'enseigne. Si tu vois l'enfant qui est handicapé, donc tu ne peux pas enseigner. Moi, je prends l'enfant à la façon dont elle est.
ou à la façon dont il est. Je les enseigne comme celui qui est normal, pour qu'il se croit, se ressemble et il se trouve qu'il est parmi aussi les autres. Qu'il ne puisse pas se despiser en disant que moi, madame, me voit comme ça parce que je suis comme ça, j'ai des problèmes pareils. Moi, je prends les enfants au même niveau et pour là, j'ai créé un moment qui est très fraîche dans ma classe. C'est comme ça que j'attends sur cette éducation. uburezi budaheza mubwumva mute? Duhere kuri uyu mubyeyi. Uburezi budaheza ni uburezi bufite abana bafite ubumuga n'abatabufite bose bakiga kimwe. Yego hari aho bigera bigasaba yuko babandi bafite ubumuga tubafasha mu rwego rwabo, ariko bose biga kimwe, tubigisha kimwe. Mu burezi budahezwa abana bafite ubumuga bahabwa ibikoresho byabafasha mu myigire yabo bagashobora gutsinda neza mu ishuri. Bakunzi ba Patches TV, nk'uko muri kubyumva, ni ishuri rifite icyerekezo cyiza, icyerekezo kiri mu murongo, kiri mu murongo wa politike y'igihugu cyacu, aho buri mwana wese afite uburenganzira bwo kwiga uko yaba ari kose. Ariko se Marcel, dusobanurire byimbitse icyerekezo cy'iri shuri, kuko umuntu akinjira kuri gate hari ibyo abona, mwabasha kubidusobanurira neza icyerekezo cya rino shuri? Icya mbere ni isengesho, icya kabiri ni ikinyabupfura, icya gatatu gutsinda. Twe nk'ababikira abapenitante ba Mutagatifu Francisco Asizi, twifuza ko umwana turera ni wa mwana ukunda isengesho. Mu byo tubatoza gusenga, kuko twifuza kurera umwana kuri roho no ku mubiri. Kandi umwana ntabwo yasenga adafite disipurine, nta nubwo yatsinda adafite disipurine. Buriya disipurine twayifata nk'urufunguzo rwa byose. Niyo mpamvu rero icyerekezo cyacu ni la prière, discipline et success. Ntabwo umwana azatsinda adafite disipurine, kandi na ya disipurine ituruka mu gusenga, kuko intego yacu ni ukurera umwana kuri roho no ku mubiri. Niyo mpamvu intego y'ishuri ni isengesho, ikinyabupfura no gutsinda. Iyo tugeze mu ishuri, abo bana bafite ubumuga ndetse n'abatabufite, nk'abarimu mubasha kubitaho gute? Ntago inclusive education ibera hanze y'ishuri, ahubwo ibera no mu ishuri special. Ego umwana ufite ubumuga ntago ashobora kugenda kuri muvoma nk'iy'abandi banyeshuri, ariko birumvikana ahakenerwa special exercise. Umwana ufite ubumuga bw'amaguru cyangwa se ubundi bumuga ubwo ari bwo bwose, iyo turi kwiga nk'abarimu tugerageza gufata abo bana tukabincludinga mu isomo. Iyo dutegura amasomo dushyiraho na special exercise, ya myitozo yihariye uhereza wa mwana ufite bwa bumuga bitewe n'ubumuga afite, kuko muba mubana, ubuzi intege nke ziwe, ubuzi aho mwana ushobora guhera umufasha. Niyo mpamvu mu ishuri yego ntago twigisha ishuri tukigisha uko twateguye isomo bisanzwe gusa, kuko dufite abana bafite ubumuga tugomba gushyiramo na special exercise. Izo special exercise ni ya myitozo duhereza wa mwana kugira ngo abashe kuzamukana n'abandi, nawe agire niveau abandi bariho nawe abashe kwigeraho. Nuko nguko mu ishuri twigisha ibintu byose. Iyo tutabigerageje tubona ko bidashoboka, ariko iyo twabishyize mu bikorwa birakunda. Natwe twagiye twabona ko abana bafite ubumuga bashobora kwiga neza nk'abandi, bashobora gutsinda neza nk'abandi. Muri feedback tubona ntago dusanga abana bafite ubumuga bari inyuma, nabo usanga bari imbere barimo barahatana n'abandi bana badafite ubumuga. Baratsinda neza kurusha n'abandi, baragerageza. Twabonye ko byose bishoboka. Ari kumwe n'abandi mu ishuri bigana, hari ubwo bamuseka se, hari ubwo yumva atameze neza. Nk'umwarimu umwigisha, ni iki mukora kugira ngo wa mwana ufite ubumuga mumukundishe ishuri?
nk'umwana ufite ubumuga mu ishuri, ibintu dukora kugira ngo tumukundishe abandi, nawe tumuha inshingano mu ishuri, tukamuha inshingano bikamufasha kumva ko nawe ashoboye, bikamufasha kumva ko nawe atagombye kugira ipfunwe mu bandi, kuko niba umwana amuhaye inshingano wenda nko kuba ashinzwe isuku, umwana nawe ahita yumva ati nanjye burya mfite, hari icyo nshoboye, hari icyo nashobora, nawe nyine akumva atagira ipfunwe mu bandi. Comme je l'ai dit, premièrement, j'ai dit, cet enfant, je ne le prends pas comme handicapé. Cet enfant, je le prends comme un enfant qui est normal aussi comme les autres, moi, en tant qu'enseignante. Mais avec les camarades... nk'uko nabivuze mbere na mbere, uyu mwana simufata nk'ufite ubumuga. Uyu mwana amufata nk'umwana wese udafite ubumuga, ariko bagenzi be mu ishuri iyo bamubonye usanga bamushungera bavuga ngo ese uyu ko atameze nkanjye ni gute yagendera ku kaguru kamwe njye ngendera kuri abiri. Ibi bikurura umwuka utari mwiza mu ishuri, ariko nk'umwarimu cyangwa umwarimukazi mbashyira hamwe nkabakira ku rwego rumwe, nk'uko intumbero y'ikigo cyacu mbere na mbere ari ikinyabupfura. Banza kukibigisha mbabwira ngo wowe ugomba kubaha uriya nawe akakubaha, nk'uko wubaha abo mu rugo cyangwa uko wubaha mwarimu, ugomba kubaha mugenzi wawe nubwo yaba agendera ku kagare, kuko si we wabihisemo ahubwo ni Imana yamuremye gutyo. Iyo rero ushaka kumuremamo ibyishimo umuhereza nk'inshingano mu ishuri. Uri umuyobozi w'ishuri igihe ntahari, igihe cyose nsohotse ugomba gucunga urusaku mu ishuri, aho rero yiyumva ko nawe ari umuntu nk'abandi. Tu es chef de la classe, tu vas garder la silence quand je suis à l'extérieur. Quand je sors, toi tu gardes la silence. Là, il se comprend aussi, je suis aussi une personne comme les autres. Ikiganiro twabateguriye kugira ngo n'amashuri, uburezi ntiburangira ku mashuri gusa, kugira ngo bugire ireme, natwe dushyire itafari ryacu ku burezi, abana b'u Rwanda barusheho gukura bameze neza. Iki kibazo ndakibaza mwese muri bukinsubize. Hari ababyeyi bumva ko abana bafite ubumuga badakwiye kujya mu ishuri. Ababyeyi nk'abo ku bwa experience mufite hano ku ishuri, abo babyeyi mwababwira iki? Kamere kuri Marcel. Byo koko hari ababyeyi bagifite iyo myumvire y'uko abana bafite ubumuga batagomba kuza ku ishuri ngo bige, rimwe na rimwe bakavuga ngo nta mafaranga namutaho kuko ni ukuyapfusha ubusa. Ariko mu by'ukuri nkatwe tubana n'abano bana umunsi ku munsi ntago ariko bimeze, kuko nayo mafaranga ntago ari kuyapfusha ubusa, kubera yuko nabo barashoboye. Kuba bashoboye rero, ababyeyi inama nabagira ni uko babaha ubwo burenganzira umwana agombwa, kuko ni umwana nk'uwundi, kwiga ni uburenganzira bwe. Agomba kwiga kubera yuko arashoboye, kuko hari ibyo ashoboye. By'umwihariko nk'abana bafite ubumuga bw'ingingo, kwiga barabishoboye kubera yuko aratekereza kandi akabasha gukora ibyamugirira akamaro. Ababyeyi rero ni ya myumvire ikibarimo ngo abana bafite ubumuga ntabwo bagomba kwiga. Ibyo byarangiranye n'igihe cya kera, ubu turi muri viziyo abana bose barashoboye, uko ari kose afite icyo ashoboye. Babyeyi bareka abana bige, kuko nabo barashoboye kandi ibyo bashoboye bizabagirira akamaro kandi bigirire na sosiyete akamaro. Mwaduha nk'urugero rw'umuntu ufite ubumuga wenda dukunda kuvuga mu mvugo y'abajene ngo wabigezeho. Murakoze. Kuba bafite ubumuga ntabwo bivuze ko badashoboye, ahubwo nabo barashoboye, kuko ingero zifatika zirahari. Hari bamwe na bamwe tujya tubona bafite ubumuga, ugasanga arakora muri serivisi runaka, ayikoramo kubera yuko yabashije kwiga. Nyamara utamuhaye amahirwe ngo aze mu ishuri yige, ntabwo iyo serivisi yabasha kuyikora. Birashoboka kuko hari ibihugu byateye imbere ho tujya tubibona, ugasanga umuntu nta kugura afite, ariko aricaye
ari gukoresha amamashini, ari gukora muri biro, aratanga serivisi zitandukanye. Ari kubikora kubera yuko bwa burenganzira bwe yabuhawe akiga. Niyo mpamvu rero iyo myumvire yo kuvuga ngo bafite ubumuga, ingero zifatika ziriho zigaragara yuko n'abafite ubumuga barize kandi ubu ngubu bafite akazi, barakora nta kibazo, babasha kwiteza imbere. Niyo mpamvu rero iyo myumvire mu babyeyi yakagombye kubashiramo, bakumva ko n'abafite ubumuga bashoboye. Niyo mpamvu na leta y'u Rwanda yemeye ishyiraho iyi inclusive education, bwa burezi budaheza, kuko yabonye ko buri mwana wese yashobora, kandi natwe ubwacu twarabibonye. Abana bacu dufite hano nubwo bafite ubumuga baratsinda neza, bagatsinda ku kigero cyiza hamwe n'abandi, batuma percentage yacu yiyongera, ntabwo batuma percentage yacu igabanuka. Nimba abana dufite baratsinze 97%, kandi dufitemo abana bafite ubumuga, bivuze ko babana koko barashoboye, baratsinda neza. Niyo mpamvu njye nabwira ababyeyi iyo myumvire ntabwo ari myiza. Ikintu nababwira cyo, nkanjye wabibonye, nkanjye wabonye experience, nagize experience muri ibyo ngibyo, nabizeza ko wa mwana nubwo aba afite ubumuga ubwo ari bwo bwose yashobora. Twe duhorana nabo umunsi ku munsi, turahorana. Twamaze kubona ko abana bafite ubumuga nabo bashoboye, nabo bafite ibyo bashoboye. Kandi nk'urugero hano ku ishuri, umwana ufite ubumuga umuha nk'inshingano, ukamuha umurimo wo kuwukora akabikora neza, bigaragara ko nyine abana bafite ubumuga nabo bafite icyo bashoboye. Rero nk'ababyeyi mureke duhe uburenganzira abana bafite ubumuga, tubahe uburenganzira bwabo bwo kwemererwa kujya ku ishuri, kuko iyo agiye ku ishuri hari skills, hari knowledge agetinga. Iyo ari ku ishuri hari ubumenyi bwinshi akura ku ishuri, kumenya kubana n'abandi neza, kuko iyo umugumishije mu rugo ntaze kwiga, kwa kundi yumvamo ko afite ipfunwe, ko atabana n'abandi, ko ntacyo yashobora. Iyo aje ku ishuri, iyo myumvire yose yo kumva ko ntacyo ashoboye, ko ntacyo yakora, iyo myumvire yose kuko aba ari kumwe n'abandi imuvamo, maze akaba yumva ko nawe hari icyo yashobora, hari icyo yakora. Rero babyeyi mureke abana bafite ubumuga baze ku ishuri, kuko namwe murabizi muri serivisi nyinshi harimo abantu bafite ubumuga, kandi bageze kuri urwo rwego kuko baje ku ishuri, barize, babona ubumenyi bubafasha gutanga izo serivisi. Bariya abana bafite ubumuga rwose barashoboye. Ku babyeyi bakivuga ko bari abana badashoboye, ni ukuri baribeshye. Njyewe ahubwo nabwira buri mubyeyi ngo azashake nk'umunsi umwe aze hano kuri Sainte Emilie, aze turi nko mu ishuri, ariko abana basurutukiye hejuru kandi bishimye, na bene wabo babakunze, ukabona ishuri ryiza kandi ryishimanye. Iyo tugitangira umwaka ko harimo abashyashya baje, ubona basa nkaho bahabaye nk'amatsiko kujya kureba ubumuga bw'umuntu runaka, ariko turangiza icyumweru b'abana bose bamukunze, nawe yamaze kujyamo ku buryo utanga umurimo ukabona ahubwo nibo ba mbere. Njye hari experience nabonye, harimo ubwana bubiri bwo muri gardienne bugendera ku magare, ntago bufite amaguru ariko bufite amaboko. Mu by'ukuri nanjye ntago nari nzi ko icyo kintu gishoboka, narabibona ko ntabibona, bati ninde wansibira ku kibaho. Nagiye kubona mbona kakana karahagurutse mu kagari kako, kasimbutse intebe, azana akagare akaza agashyira ku ntebe. Ngiye kubona agasimbutse intebe, karasimbuka kajya mu kagare, kajya ku kibaho, karasiba. Icyo kintu cyaranshimishije, ngati burya nta muntu ugomba kubuzwa uburenganzira bwe. We ababizi nyirabyo nta mpunge, ko nanjye bagati siba ku kibaho, mbona arasimbutse, ahita ajya mu kagare ke, ajya ku kibaho, arasiba neza. Ubwo rero urumva nguwo yarafite ubushake, nabwo mwarimu amubona ko ari gusiba. Rero bose barashoboye, nta mwana n'umwe udashoboye, barakora. Noneho kwa dufite n'undi nawe ufite ubumuga bukomatanyije, ntavuga, muri make ntavuga,
ariko yari mu bandi ubona arakina neza, no mu ishuri kamwe atijya kwandika kuko arumva ukabona aranditse. Rero nta mwana udashoboye, burya Imana iri mu muntu ufite nuko azabaho. Abo bana babareke bige, bazamura ubushobozi bwabo aho bushoboka kandi bazabugeraho. Numva rero rwose barashoboye, nibabareke bose baze bige, umufite wese cyangwa uzahari azagira amatsiko aze asure Sainte Emilia arebe uko abana bafite ubumuga biga. Auparavant aussi, j'étais comme cette parents qui pensent comme ça. Quand moi aussi, je voyais les gens qui partaient à l'école avec un enfant, il est comme ça. Donc, rien du tout qu'il peut me soulever. mbere nanjye nari mfite imyumvire imeze nk'iy'abo babyeyi. Iyo nabonaga umubyeyi utwaye umwana we ku ishuri ameza atya, naravugaga ngo uyu mubyeyi yabuze icyo akoresha amafaranga, ariko ngendeye ku bunararibonye nasanze abana bose utitaye uko yaba ameze afite ubushobozi bwo gukora, kuko nko mu ishuri hari igihe akora nk'indege. Umwana ntafite ubushobozi bwo kuvuga ariko afite ubushobozi bwo gukora. Umwana ntafite ubushobozi bwo kwandika ariko afite ubushobozi bwo gukora. Rero gukora bishobora gutuma aba umuntu ukomeye mu buzima. Ndashaka kugira inama aba babyeyi nibazana abo bana ku ishuri iryo ari ryo ryose, kuko umwana afite ubushobozi mu bintu byinshi. La fabrication peut l'aider même à devenir une grande personne dans la vie. Si je voulais le donner comme conseil, qu'elle amène cet enfant à l'école, peu importe l'école qu'il peut l'amener, parce que l'enfant est capable de tout. Umwihariko mu burezi budaheza ni uko hano kuri Sainte Emilia abo bana twakira bafite ubumuga, uruhare runini n'urw'abana bafite ubumuga bw'ingingo, kubera yuko abafite ubumuga bwo kutavuga bakoresha amarenga, nta bushobozi dufite bwo kubigisha. Ariko nk'iyo umubyeyi atuganye, twebwe tumworiyanta ku bigo bishobora kumufasha, kuko hari ibigo bifashwa n'ababikira b'Abasamaridone bo bakoresha ibimenyetso. Hari igihe umubyeyi yumva ngo twakira abana bafite ubumuga ariko ntasobanukirwe ni ubuhe. Iyo atuganye twebwe tumworiyanta ku kigo gishobora kumufasha. Ariko iyo ari ba bana bafite ubumuga bw'ingingo, ushobora kumushyira mu ishuri akiga, akavuga, akandika, uwo twebwe turamufasha kuko ubushobozi bwo kumufasha turabufite. Ikindi biba bisaba ngo n'inyubako zibe kuri nivo yabo, kuko ntabwo bashoboye kuzamuka kuri esikariye. Nk'uko mwabibonye hano twagerageje gushyiraho utuyira aho bashobora kunyuza amagare, hakabaho na esikariye kugira ngo ba bandi badafite ubumuga bashoboye kuzamukaho batagenda babyigana n'abari mu tugare. Nk'ibigo rero by'amashuri, iyo uzi kuzakira abana bafite ubumuga, bisaba kubishyira muri proje, ukubaka, ushyiraho n'inzira zizabafasha. Iyo ubona iyo nyubako utayifite, ntabwo abo bana wabafata, kubera yuko faso yabo yo kugenda iba yihariye, kuko akenshi bakoresha utugare, abandi bagakoresha imbago, hari n'abandi bafite utundi bafataho bakagenda basunika, kuko ubona ko ikibazo bafite ni amagufwa yabo ntago akomeye, ingingo zabo ntago zikomeye. Ni muri urwo rwego rero twebwe dushyiraho utuyira kugira ngo abana bafite ubumuga nabo tuborohereze, babashe kubona uko batambuka bitabagoye. Niyo mpamvu ibigo by'umwihariko bifasha abana babana n'ubumuga, buriya n'inyubako zabo ziba zihariye, kuko n'imyigire yabo iratandukanye, kuko hari imfashanyigisho zibafasha. Ibindi bigo iyo ubonye ko batabifite, ubona yuko nyine wenda iyo nivo batarayigeraho, ariko twizeye ko no mu bindi bigo uburezi budaheza buzagerayo, nabo bakagira izo nyubako, bakabona ibikoresho, bakabasha gufasha abo bana bafite ubumuga. Murakoze. Murakoze. Kugera ubu ngubu dufite abana 103. Muri abo 103 dufitemo 15 bafite ubumuga, ni ubumuga bw'ingingo.
imbogamizi muhura nazo mu kazi kanyu ka buri munsi ni nk'izihe? Imbogamizi duhura nazo mu kazi kacu ka buri munsi, tugiye kuri parite y'abana babana n'ubumuga, ikibazo kiba kiri mu mafamiye, kuko abenshi na benshi usanga baturuka muri famiye zitishoboye, kugira ngo abone ubushobozi buhagije bwo kuba yarihira uwo mwana cyangwa kumubonera ibikoresho byamufasha, ugasanga ni ikibazo. Ariko mu bufatanye na leta na Kiliziya Gatolika, twizeye yuko bimwe na rimwe bizajya bigenda bikemuka, kuko nka Kiliziya Gatolika muri Caritas hari abana bamwe na bamwe babasha gufasha, bakabatangira nka minerivare bakabasha kuba bakiga. Kandi no mu bufatanye na leta hari imishinga imwe n'imwe igize ikabafasha, ikabaha ibikoresho nk'utugare n'imbago babasha gukoresha, nabyo buriya biba byunganiye ababyeyi kugira ngo babone ko babana nabo bagomba kwiga. Ikindi nk'uko mubivuze, turacyari mu ntangiriro, nta gihe kinini tumaze dukora, ngo uyu mwaka ni uwa kabiri, ariko umwaka ushize twari dufite materineri gusa, dufitemo abana 25. Muri uyu mwaka niho twabonye abana benshi, ubu tugeze ku 103, kandi twizeye yuko uko imyaka igenda ikurikirana ko abana niko bagenda biyongera, kuko twari dufite icyizere, nimba umwaka ushize twari dufite 25, ubwo tukaba tugeze ku 103, icyizere kirahari ko abana bazajya bagenda biyongera. Indi mbogamizi dufite ni ikibazo cy'umuhanda, nk'uko mwabibonye umuhanda wa hano uragoye, iyo mu gihe cy'imvura kugira ngo imodoka ibe yanyuramo ntabwo biba byoroshye, no kugira ngo abana bagere ku ishuri abaza n'amaguru mu gihe cy'imvura nabyo biba bigoranye, kuko umuhanda wa hano uba ufite ibyondo byinshi cyane hakanyerera, kandi bikaza kugira impact ku kigo, kuko n'isuku iratugora kubera ikibazo cy'ibyondo. Ariko tuze tudashidikanya mu bufatanye na leta ko bazadufasha umuhanda ugakora. Hari imbogamizi zimwe na zimwe mujya muhura nazo mu kazi kanyu, ni nk'izihe? Ni izihe mbogamizi muhura nazo? Ese mubona hakorwa iki kugira ngo zibashe kuvanwaho? Turi kumwe n'abana bafite ubumuga n'abana badafite ubumuga. Imbogamizi za mbere duhura nazo cyane cyane nko mu gihe cyo gutangira, umwana ntabwo aba yakiyakira. Ikindi duhura nayo mu ishuri ni ijyanye na teaching aid. Teaching aid dukoresha turi kwiga, kubera ko ikigo kiri gutangira, urumva ntabwo ziba zihagije, ariko izihari turagerageza kuzikoresha, ku buryo tubonye izindi teaching aid zishobora kudufasha byaba byiza kurushaho, kuko abana bafite ubumuga baba bakeneye ziriya materiyeri zishobora kubafasha kwiga neza, kugira ngo babashe kugendana n'abandi, babashe kugira icyo bamenya bitewe n'isomo bari kwiga, bitewe n'uburyo umwarimu abona ko yashobora kwigisha rya somo. Umwana ufite ubumuga yego kumwigisha ntabwo afata ku kigero kimwe n'abandi. Iyo turi gutangira kwiga, urumva we bibanza kumugora, ku buryo hakenerwa izo teaching aid kugira ngo zishobore kuba zamufasha kumva neza isomo, abana bose tubabone kuri nivo imwe. Murakoze. Imbogamizi zo ntizabura, kuko buriya uko umuntu aba ari nako ibibazo biba bingana, ariko cyane tubona imbogamizi cyane buriya tugitangira mwaka, kuko nibwo bafite utubazo dutandukanye. Hari baravuye nk'iwabo yaramenyereye tuwarete zo hasi cyane z'imyobo, noneho yagera aha ngaha rero kumushyira kuri tuwarete bikabyara nk'ikibazo, akumva yitinye kujya mu bandi, kumva nyine ntibimunyuze. Ariko uko bagenda baguma mu ishuri, bagenda bamenyana n'abandi, bakicarana, ukara nyine ibintu biri kugenda neza. Imbogamizi rero zindi ngiye mbona ahanini ahubwo ziri ku babyeyi, kuko abenshi baraza ariko ibikoresho ubona ko bidahagije. Rero ari nk'ubufasha rwose, umubyeyi wese ufite umwana bakamuha nk'umufasha, akazana umwana akiga, ko hari abenshi bitinya kubera icyo kibazo cy'ubushobozi. Mu myigire rwo turavunika kuko
ni umwana uba ukeneye ubufasha bwihariye. Ibyo nabyo rero bituma dukoresha ingufu nyinshi zirengeje iza ruzi budaheza bakoresha. Moi, en tant qu'étrangère et éducatrice en maternelle, premièrement, quand vous commencez l'année, là où il y a les problèmes, c'est quand vous commencez l'année. Parce que chaque enfant vient à la maison avec ses caprices, avec ses comportements, avec sa langue. Vous vous trouvez en classe, chaque enfant a sa manière de se comporter en classe. Ce qui est le problème, c'est la langue de se communiquer. Quand tu es nouvelle, toi aussi tu ne connais pas la langue maternelle des enfants. Il faut, en tant qu'éducatrice, j'admets d'abord la langue des enfants. J'écoute ce que les enfants parlent. Donc, je peux dire que c'est une éducation parallèle. L'éducatrice enseigne l'enfant et l'enfant aussi enseigne l'éducatrice. Quand tu viens, tu es nouvelle, tu ne sais rien en langue maternelle de l'enfant. C'est l'enfant qui va t'apprendre d'abord la langue maternelle pour que tu puisses l'enseigner en comprendre. Quand il te parle en Kenya, tu ne sais pas c'est quoi. Mais tu vas voir, il fait des mouvements. Quand il fait des mouvements, tu vas savoir, celui-ci voulait parler quelque chose. Là, tu comprends ce qu'il a parlé. Quand tu as déjà compris ce qu'il voulait parler, toi aussi, tu l'enseignes que, au lieu de dire comme ça, tu dis comme ça en français. Au lieu de dire comme ça, tu dis comme ça. Si tu l'enseignes swahili ou tu l'enseignes anglais, c'est comme ça que ça se fait. Donc, problème de langue, il faut d'abord éducatrice. Si tu ne sais pas la langue et l'enfant vient à la maison, parle d'abord sa langue maternelle. Pour que tu puisses savoir comment la communiquer aussi ta langue, tu dois d'abord comprendre l'enfant pour que tu puisses savoir comment l'enseigner. Bw'ikigo ndetse n'abandi batumirwa turi kumwe buri wese ndamuhereza umunota umwe agire ubutumwa agenera abadukurikiye. Ikiganiro twakoreye ku kigo cyitiriwe Mutagatifu Emilia gifite umwihariko wo kuba gifite uburezi budaheza nk'uko muri kugenda mubibona. Ni inyubako ni nyinshi nubwo zidahagije nk'uko babigarutseho, inzira zo zirahari, mu ishuri abona ko bimeze neza. Hanyuma Marcel, icyerekezo ubu ngubu intumbero mufite niyo kugerahe. Ntabwo kimaze igihe kinini ariko ibikorwa byacyo biragaragara byo ni binini. Izo mbaraga mwazikuye Gasani uziduha kubera ko twebwe nk'abantu ntacyo twakishoboza, ahubwo byose tubishobozwa na Kristu we udutera imbaraga. Niyo mpamvu rero n'ibindi byose nk'uko ibya mbere yabidushoboje kandi twizeye ko n'ibindi biri imbere azabidushoboza kugira ngo tubashe gufasha aba bana nabo bumve ko bafite akamaro, bagirire sosiyete akamaro, bagirire igihugu akamaro kandi bakagirire na kiliziya. Ubutumwa nagenera abadukurikiye kuri Pacis TV ni uko bumva yuko uburezi ni ubwa bose, ni uburezi budaheza, ni uburezi bwakira buri wese uko ari kandi bukamufasha akabasha gukuza impano ye izamufasha mu buzima bwe igihe cyose. Murakoze. Ni uko muri iki gihe turabizi neza ko ababyeyi ababyeyi benshi baracyafite ikibazo cy'uko umwana ufite ubumuga adashobora kugira icyo yimarira, adashobora kwiga neza. Abadukurikiye babonye ko byose bishoboka, babonye ko wa mwana ufite ubumuga nawe ashobora kwiga. Ubutumwa nabahereza nubwo kudufasha kumvisha neza aba babyeyi bacyumva ko umwana ufite ubumuga ntacyo ashoboye, kumwumvisha ko wa mwana ashoboye, kubumvisha ko wa mwana nawe ashobora kwiga neza, kubumvisha ko wa mwana ashobora gutsinda neza, hanyuma buri mwana bakamuhereza uburenganzira akiga kandi akabasha gutsinda. Murakoze. Ubutumwa nabaha ni ukubabwira ko abana bose bashoboye, abana bafite ubumuga nabo bashobora gutera imbere. Iyo bize mugomba kuba uburenganzira bwo kuza ku ishuri nabo bakiga, kuko hari ubumenyi babonera ku ishuri buzabafasha mu gihe cyabo kizaza. Ubutumwa naha by'umwihariko ababyeyi n'abandi batwumva ni uko bariya bana nubwo bafite ubumuga ariko bafite izindi mpano. Izo mpano rero kugira ngo umuntu azivumbure ni uko baba bari kumwe n'abandi
bagiye no mu ishuri iyo mpano yiwe afite ikagaragara. Nabaha rero ubutumwa bw'uko abana barekura bakajya mu bigo bakiga rwose bakora ibintu byinshi n'urukundo n'ubumenyi byose biraza. Je voulais dire chacun qui a son enfant à la maison qui est handicapé qu'il l'amène d'abord à l'école. buri muntu wese ufite umwana ufite ubumuga mbere na mbere namuzane ku ishuri atitwaje ikibazo cy'amafaranga kuko Imana irabizi. Ndashaka kuvuga ko abana bose mu byiciro byose bafite ubushobozi bwo gukora. Numuzana ku ishuri azaba afite ubushobozi bwo kwisanisha n'abandi kandi agatanga umusaruro bigendeye ku bumenyi bwe. Murakoze. Et il est capable de produire ce qu'il devrait produire concernant son intelligence et son niveau. Merci. Mbibutsa yuko twari twanyarukiye mu kigo cyitiriwe Mutagatifu Emilia kiba hano ku gasozi ko ku Kadashya ni mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi. Ni ikigo rero gifite umwihariko aho cyakira abana bafite ubumuga bw'ingingo ndetse n'abana badafite ubumuga bw'ingingo. Ni ikigo rero cyiza, ikigo kiri ahantu heza ku gasozi keza, agasozi gatuje kadashobora gutuma umwana uhiga arangara. Ndabashimiye rero mwese mwadukurikiye kuri Pacis TV. Ndashimira Joy wadufashije kuri kamera no kubanga bw'ibyuma aho bari. Ndabashimiye nge mwari muri kumwe ni Billy Chris Mukeshimana naho butaha. Pacis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ.